ese ubu buhanuzi nibwo busohoye? Ubu buhanuzi bwa Vestina yahanuriwe mbere mu minsi yashize mbere y'uko akora ubukwe bwaba aribwo busohoye? Banza ukurikira ubu buhanuzi. Vestina na Dorcas nagiye kubona mbona aba bana bameze nk'abari kubyina igisirimba ngo kubera amasezerano bagiye gusinya. Ubwo ni kontara? Ariko mbona atari kontara ibashakira ibyiza, ahubwo ari kontara ibaroha mu manga zo kurimbura ubugingo bwabo. Kuko isi y'abakarudaya ndabona ishaka kubigisha ubwenge bw'abakarudaya cyane. Mwongere ibihe byo gusenga, munabasengere. Hari umuhanzi blessing nyinshi, ariko natabera amaso ubugingo bwe, ubuzima bwe, sibyo, n'umutima we, agiye gupfa. Oya, ibyo ntabwo mbivuze, nakubwiye ngo tuze. Uyu munsi ndikongera kwibaza, ese iyi gatanya koko yaba ariyo? Aya makuru ari gucicikana ubundi, iyi gatanya koko igiye kubaho nyuma y'amezi angahe atageze muri 4? Gumana nanjye ahangaho umenye ukuri kose ko ibyabaye ku munsi w'ejo, ibyatangajwe kuri Instagram ya Ishimwe Vestina, ndetse umenye n'icyo yaje kongera gutangaza nyuma yaho, ubundi umenye ukuri usobanukirwe byose. Nyuma y'amakuru yiri watangazwa ku munsi w'ejo, uyu munsi ngiye kukumara amatsiko. Uyu munsi ngiye kuguha ukuri kose ku byabaye umunsi w'ejo kuri iriya Instagram ya Vestina, ndetse uraza guhita umenya n'icyo yahise atangaza nyuma yaho, ubutumwa yaje kongera kwandika ku rukuta rwe rwa Twitter. Ngaho rero nugume hano mbugusomera ubwo butumwa, niturangiza tubiganireho. Murakoze cyane, ndabakunda. Ahangaha ni Daily Advice by Claude TV. Today, the life I'm living is not the life I chose. I am living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie me again to destroy my life. The next man I chose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Umunyarwanda aciye umugani arangije agira ati, akarenza umunwa karushya amagara. Ariko kuri ubu ngubu muri iyi minsi yacu ndamutse mvuze yuko akarenza imbuga nkoranyambaga karushya isobanura, ntabwo naba nciye nk'amabere. Umunyarwanda umwe yarongera aravuga ngo inzira nibwira umugenzi, kandi ati ijoro ribara uwariraye. Iyi nkuru ndi kubabwira kuba ntangije iyi migani gutya munyihanganire, mbanje kubasuhuza. Ahangaha wisanze ni kuri Daily Advice by Claude TV. Nangije iyi nkuru ikomeye cyangwa se iyi migani ikomeye, ntabwo nanjye ariko nabishatse, ntabwo ariko nashatse kuvuga amagambo akomeye gutya, ahubwo ku munsi w'ejo umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana witwa Ishimwe Vestina, abinyushije ku mbuga nkoranyambaga ze, ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idirisa. Mu butumwa bwe burebure yanyushije ku mbuga nkoranyambaga, yabikoze mu rurimi rw'Icyongereza. Kambibabwire mu Kinyarwanda kuko mu kanya ndaza nongere kubibabwira mu Cyongereza ntacyo bitwaye. Vestina yateruye ijambo avuga ngo, cyangwa se yanditse ubutumwa avuga ngo abayeho mu buzima atishimiye, ndetse amahitamo yagize ni mabi cyane. Yongeye kuvuga ati, cyangwa se ubutumwa bwe bwavugaga ngo uyu munsi mbayeho mu buzima ntahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore yumvikana mu kwicuza, cyangwa se yumvikana nk'uwicuza cyane. Yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana, azaba ari uwazi neza. Ibi yabivuze agira ati mu magambo y'Icyongereza avuga ati, ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha ukundi.
ni ubutumwa uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa wacu yasangije abamukurikira. Ugenzuye neza usanga kuri urwo rukuta rwe rwa Instagram yose cyangwa se amafoto yose yari ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba kuri Instagram ye n'ubundi. Kandi ku rundi ruhande Vestine ubu ngubu ari kubarizwa muri Canada, aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu, byarangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestine n'umugabo we bari barakoze ubukwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi mu 2025, nyuma y'igihe bamenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari baranasezeranye imbere y'amategeko. Reka rero muri aka kanya ngiye kubabwira ikintu Vestine yaje gutangaza nyuma ku bw'iyi nkuru, kuko twese twayibonye tuvuga ngo ibi bintu bimeze gute cyangwa se ibi bintu byagenze bite. Twese twabibonye bidutera ubwoba buri wese, cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga haba ku munsi w'ejo yabitangaje, abantu barabivuze bacika ururondogoro n'uyu munsi tukibivuga. Reka mbabwire rero ikintu mu masaha yaje gukurikiraho yaje kubivugaho, uko niko kuri yaje gutangaza nyuma, ariko byo ntabwo yabishyize kuri Instagram kuko nabyo izo nkuru ugiye kureba neza wasanga yayisibye, kuko iyo post yaje kuza avuga asa nkaho ari kuyinyomoza. Reka nze nongere nyibasomere nayo ibyo yaje gutangaza nyuma kuri urwo rukuta rwe rwa X cyangwa se ku rukuta rwe rwahoze rwitwa Twitter, aho yaje kuvuga ati, yaje gutangaza aterura agira ati, muraho neza abakunzi ba Vestine na Dorcas, by'umwihariko abakunzi ba Vestine, ndi hano kubasaba imbabazi kubw'ubutumwa mwabonye ku rukuta rwanjye rwa Instagram. Mu by'ukuri nanjye nabibonye nk'uko mwabibonye, kuko Instagram yanjye yibwe n'umuntu utaramenyekana. Ibyo mwumvishe byose sibyo, uko niko kuri kwiwe yatangaje. Wenda sinzi ibindi binari buze kuvuga, ariko se koko mbere yuko dukomeza reka mbanze mwumvishe ubu buhanuzi namwe bwatambutse kuri izi mbuga nkoranyambaga bw'umuntu umwe nagerageje gushaka, bw'umuntu umwe narigeze kumva mbere ahanura iby'amasezerano bendaga gusinya. Ahari se byaba ari ibi ngibi? Reka ubwo buhanuzi mbanza mubumvishe, niba ari byo turaza guhita twongera tuganire ku bindi, kuko ukuri maze kukubabwira cyangwa se ukuri kw'ibyo yaje kwitangariza ubwo nyuma yo kuvuga iyi nkuru. Ndaje mbumisha ubuhanuzi ngo nimutega amatwi tubwumvishe. Ariko Imana izamurinda, gusa nataba amaso Musanze Vestine na Dorcas. Nagiye kubona mbona aba bana bameze nk'abari kubyina igisirimba ngo kubera amasezerano bagiye gusinya. ubwo ni kontara. Ariko mbona atari kontara ibashakira ibyiza, ahubwo ari kontara ibaroha mu manga zo kurimbura ubugingo bwabo. Niba bazayasinya, niba barayasinye simbizi, ubwo nyine aho bari nabo basengere uyu murimo bakora, kuko isi y'abakarudaya ndabona ishaka kubigisha ubwenge bw'abakarudaya cyane. Mwongere ibihe byo gusenga, munabasengere. Hari umuhanzi blessing nyinshi, ariko natabera amaso ubugingo bwe, ubuzima bwe, sibyo, n'umutima we agiye gupfa. Oya, ibyo ntabwo mbivuze, nakubwiye ngo tuze. Reka ntuze numve icyo umwuka abwira amatorero. Abe maso, kuko umwanzi ari kumugambana. Cyatumye imbuga yuko akarenze imbuga nkoranyambaga kabikisobanura ni ubu butumwa ngiye kubasomera. Muraho neza abakunzi ba Vestine na Dorcas, by'umwihariko abakunzi ba Vestine, ndi hano kubasaba imbabazi kubw'ubutumwa mwabonye ku rukuta rwanjye rwa Instagram. Mu by'ukuri nanjye nabibonye nk'uko namwe mwabibonye, kuko Instagram yanjye yibwe n'umuntu utaramenyekana. Ibyo mwumvishe byose sibyo.